ndashimira by'umwihariko Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame uburyo agenda tuzirikana tugeza ku byiza byose buri munyarwanda akabaho yishimye atekanye. Ibikorwa remezo duhereye kuri iki kibuga ni iby'agaciro kabisa. Ni umugabo uhamye, ni umugabo usobanutse kandi azatugeza kuri byinshi, ngira ngo ahasigaye azatugeza ni mu ijuru. Ibintu ni uburyohe, twasubijwe, dusubiye mu rugo, twagiraga ibibazo bitandukanye. Ikibuga twakiriragaho twagikodeshaga Pele Stadium, icyo twakoreragaho imyitozo ku Mumena kuri Saint Andre nacyo twacyishyuraga. Ubwo ibyo byose ni ibisubizo tubonye. Tugarutse mu rugo rero nta kipe n'imwe izaducikira aha ngaha, ntabwo byashoboka. Abanyagicumbi nabahamagarira guhaguruka n'ingoga bagashyigikira ikipe, bakaza ku kibuga gisobanutse kiri kuri stade ifite intumbero, ku buryo buri wese umusanzu we wa mbere ni ukuhagera akajya areba imyitozo ndetse n'imikino twahakiriye, yewe n'andi makipe azajya ava i Kigali nka ziriya kipe zikomeye APR FC, Rayon Sport, zo za Mukura, za Kiyovu. Twabahamagarira rero kuza kwihera ijisho kugira ngo bongere ibyishimo mu mibereho yabo. Iki ni igikorwa remezo kidufitiye akamaro nk'abanyagicumbi, ariko by'umwihariko n'abasportifu muri rusange, kuko aha tuzahakirira amakipe menshi, yaba ari mu kwitoza, yaba ahakiriye andi makipe. Ibi rero ku ishoramari bifite icyo bivuze, kuko abazaza batugana bazakenera ibikorwa remezo nk'amahoteli, resitora, kwakira abantu bakaza bagacumbika. Z'iyi gihe dufite ikipe iri mu cyiciro cya mbere, dufite amakipe menshi yifuza kuzaza kuba hano akajya hakorera imyitozo kandi akanahakinira. Ndabona ari amahirwe menshi twashimira Leta y'u Rwanda. Aha turi ku butumburuke burenze metero 2300. Ibi rero bifite icyo bivuze ku basportifu. Natwe kandi abakunda siporo tuzajya tuhakorera imyitozo, tuzenguruke, tuze tuhitoreze, ndetse bizagera n'igihe twakire n'imikino olympique, abantu basiganwa baze. Ariko by'umwihariko kuri football ho ni igikorwa cyiza.